n'abanyeshuri bose twigana muri JS Kinihira ndabasuhuje nibagiwe n'abarimu. Okay, urakoze cyane. Mwabyumvise rero abo n'abanyeshuri turi kumwe kabisa biga kuri GS Kinihira. Urumva ko bigenda bimeze neza, bavuga ati turashaka Tsunami Bayirana hapa. Ariko Majiriberi wowe nyine ujye wihaye byo kuvuga ngo ndishakira ngo ngibya harya ngo nizande. Muri studio twakiriye abataramu, twakiriye abajama kabisa bameze fresh cyane. Reka nze mbakire hanyuma ubundi nabo bagende batubwira uburyo ibintu bimeze, uburyo byifashe, hanyuma ubundi bagire icyo batubwira, ubundi ibintu bigende bimera fresh. Ndahera ku muvandimwe wa mbere unyicaye uruhande. Umeze neza? Yewana meze neza kabisa. Negera mikoro neza nugira ikibazo rwose ni karibu. Yewana meze neza gose. Amakuru? Amakuru ni meza cyane. Ngira ngo watangira wibwira abadukurikiye ukababwira n'ikigo wigaho kugira ngo ibintu bigende neza. Nge banyitaho Umugisha Manuel, abenshi bakunda kunyita Kibare, nkaba naturutse ku kigo cya JS Kinihira. Nkaba niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye mu ishami rya Hegel. Ubwo ni amateka, ubumenyi bw'isi n'ubuvanganzo mu rurimi rw'icyongereza. Ubu ngo ibintu byo kwandika udupuwe wabivuyeho. Natuvuyeho kabisa, nsigaye nkoresha isi form. Isi form ubwo no guhurutura cyane. Studio se wayibonye ute ya Radio Shingiro? Ewana studio ya Radio Shingiro nayibonye neza cyane kabisa. Natungu hari byinshi ntarinzi, nakomeje kureba nkabona nibishyashya cyane. Nubwo kangaye wabugeze nko kuri radio. Nibwo bwa mbere naba nagira kuri radio. Okay, hanyuma turi mu kiganiro menya byinshi na muzika, ariko mu gace ka Fresh Request Run Show. Ahangaho umuntu basaba indirimbo akayitura abaye akunda. Wowe nakaye karirimbo muri iyi minsi kari kugushimisha? Ewana akarimbo kari kunshimisha muri iyi minsi na akarimbo bita Tsunami Karana. Hanyuma nk'abantu nka batatu, abanyeshuri mwigana se, ababyeyi n'abandi, urabafyangura nka batatu barahagije, hanyuma ubundi twikomereze. Yego ndasuhuza abanyeshuri twigana mu mwaka wa 5 Hegeri, nkaba ndasuhuza mama na papa ndetse n'umushuti wanjye bita Dushimiyimana Emmanuel. Sawa urakoze cyane. Nawe witwa Emmanuel? Cyane. Nawe witwa Emmanuel? Ibisabira. Sawa urakoze cyane Emmanuel. Rero ubwo ngubwo ni karibu n'ubutaha uzongera ugaruke. Hano ni wawe rwose, ni mu rugo. Mwakoze cyane kutwakira neza. Hanyuma ntabwo ari we wenyine kuko ni benshi turagenda twakira n'abandi bagiye batandukanye. Turi kumwe n'undi mutaramu. Amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Amazina yawe ninde? Amazina yanjye banyita Nsabimana Bonaventure, nkaba naturutse JS Kinihira, nkaba niga Hegel, bisobanuye geography, history, geography na literature. Muri ayo yose nirihe wumva kurusha yandi? Ibyo numva cyane ni geography. Igihe mba numva aba geographique baratubeshye. Kubera iki? Cyera twiga geography baratubwiraga ngo inkuba, ubundi inkuba ngo ni result za forces zingo zikubitanira hejuru. Ariko sibyo bintu byutangiye kuzana wowe. Hari gemba kumva zaratubeshye. Nese ni gute forces zikubitanira mu kirere ukabona urumuri imbere urusaku nyine izo result ziwurira he no kuba byaza bikamena cash power, ibikoresho bya electronique, nta kintu wumva. No bumenyi bw'isi nyine ariko se wowe buriya iza yuko isi nayizi badusobanuriye yuko ngo negative charge na positive charge iyo bihuye nyine uri kubona nk'ihuje ufite nk'abatiri ugahuza insinga ubona bitanga uriya muriro. Rero ibicu bifite positive charge na negative charge iyo bihuye nibyo bita bikubitana nyine bigatanga ruriya rumuri. Okay, hanyuma turi mu kiganiro menya byinshi na muzika ariko mu gace kacu kanyuma Fresh Request Run Show. Hanyuma nawe muri iyi minsi ni iyihe ndirimbo wowe iri kugufasha? Ngiye indirimbo iri kumfasha ni indirimbo cyangwa iyo wakunze nta kibazo. Isa nishaje cyane, ngiye nikundiraga iriya ndirimbo ya Bruce Melody. Iriya yakoranye ni Fireboy w'umunya Nigeria. Soweto. Ni Soweto ni Beauty on Fire. Okay. Hanyuma gira abantu nka batatu nawe usuhuza yaba ababyeyi cyangwa se abanyeshuri n'inshuti zawe muri rusange, hanyuma ubundi mugende mudutumirire n'abandi mwazanye nabo baze tubakire. Mbere na mbere ndasuhuza mama
buriya mama wanjye aranshyigikira undi muntu ndasuhuza mukuru wanjye nyine ufite akazi ubu ngubu bari gukorera Rusizi undi ndasuhuza umutipe bita Kekara n'abanyeshuri bose twigana muri JS Kinihira ndabasuhuje nibagiwe n'abarimu. Okay, urakoze cyane. Mwabyumvise rero abo ni abanyeshuri turi kumwe kabisa biga kuri GS Kinihira. Urumva ko bigenda bimeze neza, bavuga ati turashaka tsunami bayirana hapa. Ariko Gilbert wowe ibintu byo wihaye byo kuvuga ngo ndishakira ngo harya ngo nizande ngo ni za Kinimba cyangwa okay. Hanyuma twabibabwiye ko turacyari kumwe n'abanyeshuri bo kuri GS Kinihira muri studio. Nongeye kwakira abandi bataramo ariko harimo na mushiki wacu, reka ari nawe duheraho kugira ngo ibintu bigende neza. Waretse nkamwakira se? Oya, nta kibazo rwose. Mushiki wanjye uraho neza? Ndaho neza. Umeze gute? Meze neza cyane. Mwatubwira amazina yanyu? Nitwa Uwineza Adeline. Uwineza Adeline. Yego. Hari igihe umuntu aba avuga ukuntu asa. Reka twikomereze. Umeze neza? Yego meze neza. Kwishuri byifashe bite? Byifashe neza. Tubahaye ikaze kuri Radio Ishingiro. Yego murakoze. Urumva umeze ute kubugiza aha hantu? Ndikumva nishimye kuba mbashije kwicara hano muri studio yanyu. Hanyuma wiga ibiki? Niga Hegeri, ubumenyi bw'isi. Ese abantu biga Hegeri nibo baje bonyine? Oya. Haje abandi baye? Harimo n'aba RFK. Abanyendimi bagenzi banjye. Wowe wize kirage? Aya batoje. Rata turi muri menya byinshi na muzika, ariko nanone tuba turi mu gace ko abakunzi bacu baradishingiro baraduhamagara bakatubwira indirimbo bakunda ariko kandi bakazitura babo bakunda ndetse n'inshuti n'abavandimwe babo. Rero muri aka kanya reka tukwemere nawe usuhuze inshuti zawe nka batatu cyangwa se bane, usuhuze inshuti zawe, abavandimwe bawe, abarimu se cyangwa se abanyeshuri, hanyuma nawe ubasuhuze kandi ubifurize n'igicamunsi cyiza di. Murakoze. Mbere na mbere ndifuriza umunsi mwiza inshuti zanjye twigana, Benita, Francina, Keza, Kasi, Fabiola, papa na mama, babyara banjye bari i Kigali n'abandi bose banzi. Murakoze. Okay, arakoze cyane. Arya watubwiye ngo witwa Uwineza Adeline. Uwineza Adeline. Uwineza ukuntu yitwa? Wari bahise urifata mu mutwe? Norucabo. Nabwo turi kumwe na Uwineza Adeline kuko turi kumwe n'undi mutaramu cyane, nawe turakwakira muri studio za Radio Ishingiro. Umeze neza mutaramu? Yego meze neza. Egera mikoro ariko were kujya kure. Umeze neza? Yego. Amakuru cyane. Amakuru ni meza. Ko ndawarakaye se kandi byagenze gute? Ntabwo ari ukurakara. Make it simple man, make it simple. Ngawe tubwire witwa nde? Nitwa Manirakarama Patrick. Yes Patrick. Ariko wenda nko ku kigo nigaho abenshi ntabwo ari ryo usanga nyine batazi iryo zina wenda Patrick. Bazirihe? Abenshi bamamagara chef. Kubera ko uri chef se? Nari ndi chef mbere. Wiga mu wa kangahe? Nigaga mu wa kane. Mu wa kane secondaire. Ubu ugeze mu wa kangahe? Ubu niga mu wa gatanu. Ariko nyine ubu ngubu ndi dowaye ninjye munyeshuri uhagarariye. Waje. Tiyakomye waje. Twakiriye dowaye kabisa. Dowaye. Meze neza? Meze neza. Biragaragara kuri dowaye rwose. Niga amateka, geography n'ubuvanganzo. Dowaye tuyakomye yombi kabisa. Duhaye turi mu kiganiro menya byinshi na muzika mu gace kacu kanyuma Fresh Request Line Show, aho abakunzi bacu badusaba indirimbo bakazitura babo bakunda ndetse n'inshuti n'abavandimwe babo. Muri aka kanya rero nawe twakwemerera nka batatu cyangwa se bane ukabasuhuza ukabifuriza n'igicamunsi cyiza. Mbere na mbere ndasuhuza petit frère wanjye yitwa Emile Mbakeshimana, undi ndasuhuza ni mama. Ndasuhuza n'ababyeyi bandera aho mba nyine mba nagiye ku ishuri. Noneho ndanasuhuza umukobwa w'inshuti yanjye. Bisheri wawe se? Niba nta kibazo kubitubwira yitwa nde? Yitwa Mukiza Janine. Murigana? Oya. Feka. Okay. Kabisa ntacyo zasheriwe zimugereho. Murumva abandi banasha nawe uri aho ngaho ntacyo uri kwibwira. Ejo sinasuhuje undi mwana ukanseka. Wemeye ko ari sheri wawe se?
twikomereze rata sheri wawe itaheri mugereho kabisa. Yego kabisa. Ni iye ndirimbo wa mutura? Indirimbo nkunda cyane kandi nawe arayikunda. Ni indirimbo ya Aruto bita Together. Okay. Ko karirimbo muraza kabisa kuza kuba mukanyinyira. Ari nako rero tuba sisiraho kugira ngo badutumirire abandi abanyeshuri babiri niba bari hafi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, tubashyiriramo nako karirimbo ka Ruto. Turi kumwe n'abanyeshuri baturutse kuri GS Kinihira kabisa, tukaba twakiriye kabisa bashiki bacu noneho ewana. Nenge gukora kanya nago professor ariko ubwo ngubwo urakira umwe nanjye nakira undi. Twagiye turahera kuri mushiki wacu. Nyirango mwatangira mutwibwira amazina. Yego nitwa Cyuzuzo Adeline. Naturutse GS Kinihira niga Semiafo LFK. Yeah. Chenizeri keke. Wewe ushaka ahantu ujya. Rata twikomereza umeze neza. Yego meze neza. Gisubizo ni yego. None se urumva umeze gute kubugiza ahantu? Kumva meze neza nishimye. N'ubwa mbere nkandagiye muri studio. Numvaga nyine mbese nkumbuye kugera ahantu muri studio nyine nare ukuntu bikorwa. Reka tugukubite nk'amasegonda 40 usuhuze bashuti bawe nka 3 cyangwa 4 hanyuma utubwire n'akaririmbo wabatura. Yego ndasuhuza mbere na mbere ndabanza tuhuze musaza wanjye na mama. Nkurikizeho n'indi nshuti yanjye yitwa Diane n'umukobwa yitwa Niki n'abanyeshuri bose twigana biga indimi n'ubuvanganzo muri GS Kinihira. Akoze cyane. Hanyuma turacyari kumwe nanone na mushiki wacu ubwirwe neza. Negera mikoro kugira ngo twumvikane neza. Nitwa Niyomoza Ariane. Naturutse Semiafo LFK GS Kinihira. Yego, hanyuma atwishimiye kubakira hano muri studio za Radio Shingiro. N'ibintu wakiriye gute? Nabyakiriye neza kuko n'ubwa mbere nakinjira hano. Hanyuma turi mu kiganiro menya byinshi na muzika mu gace kacu kanyuma Fresh Request Line Show. Hanyuma abakunzi bacu baba badusaba indirimbo bakazitura abashuti babo n'abandi, ariko wowe turaguhereza amasegonda make kugira ngo usuhuze inshuti zawe n'abavandimwe n'ababyeyi muri rusange. Mbere na mbere nasuhuza mama na papa batuye ku ikoni rya Rupari. Nasuhuza n'umuvandimwe wanjye gira inshuti n'inshuti zanjye twigana Niki Marie Jose. None ko uyu nguyu yatajemo kandi nawe mwiga. We wamushuhuje. Okay, nuko ngoko byifashe muri kumva ko turi kumwe n'abanyeshuri ariko ni benshi mu gihe rero turi kwitegura kugira ngo tugende ducunguza uburyo umwete. Reka twemerere Riviera dutumirira abandi banyeshuri kugira ngo ibintu bigende neza gatanu kuri gataha. Kandi uyu munsi twagize umugisha turi kumwe n'abanyeshuri baturutse kuri GS Kinihira. Reka nangire nakira mushiki wacu nanone kugira ngo nawe atubwire uburyo ameze. Turakwakiriye muri studio za Radio Shingiro. Murakoze cyane. Ngira ngo watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe ndetse n'icyo wiga kugira ngo abantu barusheho kubimenya. Amazina yanjye nitwa Abumukiza Faustine aka Eddie Saxo. Abani Eddie Saxo. Ako kazina ko numva ari hatari n'ubwa mbere numvishe iryo zina rwose. Numvishemo ikintu. Hanyuma kubera iki ariko bakuzi kuri iryo zina? Iri zina ryo nkoresha mu kigo kuko ndi muri groupe ya Media Club mu kigo akaba nje vice president. Ukora iki? Ngiye mvuga amakuru ya showbiz. Yeah. Ngaho dukubite nk'inkuru igezweho muri showbiz nona. Muri showbiz kuri uyu munsi haravugwa abahanzi bazagaragara muri Iwacu Music Festival, harimo Nerengabo, Airways, Juno Kizigenza n'abandi benshi batandukanye by'amamara hano mu Rwanda. Izina ryawe ndihaye umugisha. Urakoze cyane. Imana ngaho suhuza nk'abantu nka 3 mu masegonda nk'abiri. Mbere na mbere ndasuhuza musaza wanjye uri mu isoko kuri base, ariwe byose kuri njyewe n'inshuti yanjye akaba na bro wanjye. Ndasuhuza mama ubu nawe ahari hose yumve ko musuje cyane, ndetse n'abaririmbyi turimbana muri Voice of God. Voice of God. Umuririmbyi cyane. Abantu bo kuri base ku mashini ubansuhurize cyane. Ndabasuhuza. Muri iyo korali yo kwishuri muri Voice of God niye ndirimbo ukunda?
indirimbo nkunda yo ku ishuri hari indirimbo twita abararwa ririmbaho nka karufire guhashima ubuntu bw'Imana budashira yatoranyirijemo kera kubw'urukundo Okay. Urumva kabisa ko arabizi azi kuririmba. Hanyuma nuko nguko bimeze, reka twakire nundi mutaramo kabisa nawe turi kumwe hano muri studio za radio Ishingiro kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turakwakiriye muri studio za radio Ishingiro. Murakoze, ariko si ubwa mbere mpageza hano mu rugo. Nsanzwe mpagera cyane. Natubwira muri bande? Nitwa Nsengimana Evariste. Sengimana Evariste. Akaba ari njye waje uherekeje abanyeshuri n'ubundi abandi mwarimu wabo. Uri mwarimu wabo. Nigisha Igifaransa, literature ndetse n'Ikinyarwanda. Le français. Français. Muri ibyo byose uzi iki? Ya byose ndabizi ngewe uzi n'Ikinyarwanda. Okay, niko bimeze. Wakoze kutuzanira abanyeshuri kandi ni ibintu byagenze neza. Ndatekereza hano nkuko wabivuze ni mu rugo, ubwo nanone muzongera mugaruke kugira ngo ibintu birusheho kugenda biba byiza kurenzaho. Ngira ngo nibyo ijambo rimwe wabwira abanyeshuri wazanye cyangwa se ijambo rimwe wabwira abadukurikiye hano mu bundi tugasoza. Ijambo nta rindi n'ubundi no kubwira abanyeshuri ko bagomba kwiga kuko nawe mwica hano nuko mwanyuze ku ishuri. Ndumva rero nta bintu byinshi navuga uretse kubabwira ati bagomba gukomereza bakiga nabo bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyangwa se ubutaha nabo bakazaza kwicara hano. Ko iyi studio ntabwo ari iyanyu gusa, natwe dushobora kuza tukayicaramo. Ya n'ubu mwayigezemo. Cyane turanahari. No kubitangira kandi bagomba kwiga bashyizeho umwete kugira ngo bahagere. Hanyuma nkashimira n'ubuyobozi bw'ikigo, ndashimira umuyobozi w'ikigo Mansera, ikigo cyacu kiyobowe n'Umansera, bamwita Mukandezi Valerie, ndamushimiye ndetse n'abandi basigaye ku kigo harimo abarezi babarera badufatanya kurera abo banyeshuri. Abo bose ni ingenzi mu iterambere ryabo. Murakoze cyane. Noneho katwubwire ngo imvura iguye nisubira, idasubiriye yitwa cyumya kabisa. N'ubutaha uzaza n'abandi kandi mugire urugendo ruhire. Ndatekereza mugiye gusubirayo. Imana ibarinde cyane n'umuririmbyi wacu kabisa muba amahoro. Okay, nuko byifashe kabisa. Twari turi mu kiganiro menya byinshi na muzika mu gace kacu kanyuma Fresh Request Ryan Show. Abakunzi baradishingiro rero reka namwe tubashimire kuko muba mwagiye mutanga ibitekerezo byanyu bigiye bitandukanye. Hanyuma Gilbert nawe reka ngushimire cyane kubera ko mu kanya dufite ikindi kiganiro Ishingiro Evening.